akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose buwembura imitima yari yarabye bugakiza imibiri yamunzwe n'indwara. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose ivugurura iyo rigeze mu mutima riga ibyaha byari byibasiye umuntu ubwo imibereho igahinduka misha hashingwa umushinga wo kunezeza abandi. Nshuti bakundwa muduteze amatwi, twishimiye guterana namwe uyu mwanya, tubahaye ishya n'ihirwe, tubifurije ikaze mu guterana natwe muri aya masaha kugira ngo tuganirire hamwe ijambo ry'Imana. Ijambo dushaka ko tuganirira hamwe muri aya masaha ni ijambo ritubwira ngo amabwiriza agenga umukristo. Njyewe ugiye kubagezaho icyo kiganiro nitwa CYIZA Leonidas, umubwiriza butumwa w'ubushake. Rero mbere yuko dukomeza ikiganiro cyacu, reka dusenga Imana. Ukwiriye ishimwe Data wa twese, kubera imbabazi zawe uhora utugirira, uhora zitwungukira uko bwije n'uko bukeye, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Tuje imbere yawe ngo tubabarire ibyaha byacu, uduhe imbaraga y'umwuka wawe wera, uduhe imico n'ingeso nk'iza Yesu, uduhe ubwenge buturuka mu ijuru, uduhe imbaraga zo kurangiza umurimo waduhaye muri iyi si, uzaducyure mu bwami bwawe. Ngwino utwigishe ibyo ushaka, dushoboze kubyitondera, kandi n'abaduteze amatwi uduhane umugisha mu ijambo ryawe tugiye kwigana, uriduheremo umugisha, kandi ibyo twiga bye kuzaducira iteka, ahubwo bizatugeze ku maherezo meza, tubisabye mu izina rya Yesu. Bakundwa rero, reka dukomeze ikiganiro cyacu nk'uko tubimaze kubibabwira. Reka turebere hamwe amabwiriza agenga umukristo. Umukristo rero ni umuntu utameze nka rubanda rundi. Umukristo ni umuntu ufite imbaraga z'Imana zimukoreramo. Umukristo ni umuntu ufite imbaraga y'umwuka wera imuyobora. Umukristo ni umuntu wakiriye Yesu mu mutima. Mvuze mu ncamake, ni umuntu uhorana ubugwaneza no kwicisha bugufi nk'ibya Kristo. Kuba umukristo ni ugusa na Kristo, kandi gusa na Kristo ni uguhorana ubugwaneza no kwicisha bugufi nk'ibya Kristo. Reka rero turebe amabwiriza amugenga, agenga iyo mibereho ye y'umukristo cyangwa se ya gikristo, kugira ngo bidufashe gusobanukirwa uko uwitirirwa izina rya Kristo agomba kwifata, uko agomba kwitwara, kugira ngo atange icyitegererezo kizima kizakiza n'abandi, bigatuma babona ubugingo buhoraho. Reka dusome mu gitabo cy'Abakorinto mu rwa mbere, igice ni icya 16 ku murongo wa 13 ndetse no ku murongo wa 14. Turahasoma aya magambo. Turahasoma amagambo atubwira atya ati: mube maso, mukomerere mu byo mwizeye, mube abagabo nyabagabo, mwikomeze imitima. Ibyo mukora byose mubikorane urukundo. Aha batweretse neza ko ibyo dukora byose dukwiye kubikora tubikunze, tukabikora tubyishimiye, tukabikorera abo dukunze, kandi tubifuriza amahirwe dushaka kubagezaho. Rero ni muri ubwo buryo ayo mabwiriza agenga imibereho y'umukristo. Ibwiriza rya mbere ni ibwiriza ritubwira ngo kuba maso. Kuba maso ntabwo ari ugukanura aya maso y'umubiri agaragara. Kuba maso ntabwo ari ukurara wicaye.
kuba maso ntabwo ari uguhora utumbiriye ahantu hamwe gusa, ahubwo kuba maso nanone hari icyo bisobanuye. Nta nubwo ari aya maso y'umubiri baba bavuga y'inyuma agaragara, ahubwo amaso avugwa ni amaso y'imbere areba kure, ashishoza, akareba hirya y'ibigaragara. Ibyo tubisoma mu gitabo Luka igice ni icya 11 ku murongo wa 34 ndetse n'uwa 35 haratubwira hatya hati: itabaza ry'umubiri ni ijisho. Nuko rero ijisho ryawe iyo rirebye neza, umubiri wawe wose ugira umucyo. Ariko iyo ribaye ribi, umubiri wawe wose ugira umwijima. Witonde rero umucyo kurimo utaba umwijima. Ndagira ngo ijisho rivuzwa aha ngaha ni ijisho ry'umutima, ni ijisho rireba kure, ni ijisho rigenzura, kandi ni ijisho rishobora kureba hirya y'ibigaragara iyo rirebye neza. Ni ukuvuga ngo iyo ritekereje neza, umutima ukaba utekereje ibyiza, ukagambirira ibyiza, ukifuriza abandi ibyiza, umubiri wawe wose uba uri mu mucyo. Ariko iyo rirebye nabi cyangwa se iyo ribaye ribi, ukagira umutima mubi, ukifuriza abandi nabi, ukabagirira ishyari, ntubifurize ibyiza, ntubashakire ibyabahesha agaciro, noneho umubiri wawe wose urijima, ukajya mu mwijima, ntubakere, ntubishimire, kandi ntubanezerererwe. Rero itabaza ry'umubiri mwamaze kubyumva, ni iryo jisho rireba kure, noneho ikamenya icyiza cyihishe mu kibi n'ikibi cyihishe mu cyiza. Ndagira ngo uko niko kureba kure, uko niko kuba maso bisobanurwa, ni ukureba icyiza cyihishe mu kibi, kandi ukareba n'ikibi cyihishe mu cyiza, ukamenya kugitahura. Uko niko kuba maso, ukareba kure. Abantu nk'abo ngo ni nabo Imana izakorana nabo mu gihe nanone giheruka, cyangwa se mu gusoza umurimo wayo. Ibyo muzabisoma no muri aka gatabo kitwa Uburezi bwa Gikristo, ku rupapuro rwa 303 harimo aya magambo atubwira atya, paje 303, gatabo k'uburezi, harimo amagambo atubwira ati: azakorana n'abantu bashobora kubona amahirwe mu byago n'inyungu mu gihombo. Mucyo w'isi natumurikira, tuzabona amahirwe mu birushya, tubone gahunda mu rujijo, tuzabona n'intsinzi mu bisa no gutsindwa. Amakuba tuzayabonamo imigisha yiyoberanije, ibyago bizatubera nk'ubuntu tugiriwe. Abameze batyo nibo baba bari maso, ikibabayeho cyose kibaviramo isomo rishya ryo kubakangura, ryo kubegeranya n'Imana, aho kugira ngo ribatandukanye nayo. Niyo mpamvu no mu byago hari ababaye maso babonamo amahirwe. Mbahaye nk'urugero, ubwo Dawidi yapfushaga umwana we yari yabyaranye na Batisheba, igihe yagwaga muri cya cyaha cy'ubusambanyi, amaze gukora icyo cyaha, umwana wavutse muri iyo nda yararwaye. Dawidi arasenga, aribabaza, akora ibishoboka byose ngo Imana imukize, ariko umwana ntiyakira, ahubwo aza gupfa. Umunsi yapfuyeho, Dawidi yaravuze ati: mumpe amazi niyuhagire nihezure, mumpe n'ibyo kurya ndye, murekere aho kurira, uyu nzajya aho ari, ariko we ntazagaruka hondi. Ibyo bishatse kuvuga ngo uretse no gupfusha, nanjye nzapfa, niko yababwiye, ahubwo ashimira Imana yuko we yasagutse. Uko kuba yasigaye, hakaba n'abifatanya nawe muri uko kubabara, hakaba n'abamuhumuriza, hakaba n'abamukomeza, n'abamwihanganisha, nacyo cyari amahirwe avutse mu kibi cyabayeho cyo gupfusha. Rero kuba maso ni ukubona amahirwe mu byago, ukabona n'inyungu mu gihombo, kandi mu rujijo ukaboneramo gahunda. Niyo mpamvu abenshi bagize ingorane, usanga iyo barebye mu ruhande rwiza babaye maso, bavanamo ibyo gushimira Imana. Abarokotse impanuka
ntago bareba ku bahitanywe nayo, ahubwo bareba ku mahirwe basigaranye yo kubaho, kuba bagifite umwanya w'ingenzi wo gukizwa. Ibyo byonyine nabyo bakabishimira Imana, nabyo bikabebera amahirwe. Uko niko kuba maso. Burya ibiba ku muntu byose ari ibyiza ari ibibi, haba harimo imvange yabyo, haba hari uruhande rw'ibyiza, hakaba n'uruhande rw'ibibi. Mu cyiza haba hihishemwo ikibi, mu kibi haba hihishemwo ibyiza. Byose bituviramwo amasomo. Iyo tubaye maso biratwigisha. Rero ni muri ubwo buryo umuntu ashobora kuba maso. Satani rero nawe ategera umuntu burya kubyo akunda. Ibyo umuntu akunda nibyo Satani akunda kumutegeramo, ibyo yamenyereye, ibyo ararikira, ibyo yifuza, nibyo Satani akunda gutegeramo uwo ashaka kugusha mu cyaha. Ni nako n'abandi batezi bose iyo bajya gutega, ari abatega inyamaswa, ari abatega amafi mu nyanja, mu nshundura bashyiramo ibyo amafi akunda, ndetse n'abatega inyamaswa ibyo zikunda nibyo bashyira mu muyira w'umutego, naho hafi ku ntezo aho inyamaswa ishobora gufatirwa. N'umuntu rero ategerwa mu byo akunda, mu byo ararikira, mu byo yamenyereye, mu byo yifuza, akaba aribyo Satani amufatiramo. Wenda mbahaye nk'urugero, usanga inshuti yawe inama iguhaye niyo wemera utabanje gushishoza. Abenshi bemera inama z'inshuti zabo ariko batabanje kuzigenzura. Ibyo bigatuma bashobora no kugwa mu mutego. Haravuga hati, niba mutakiranutse mubikijwe ubutunzi bubi, ninde uzababitsa ubutunzi bw'ukuri? Kandi niba mutakiranutse ku by'abandi mubikijwe, ninde uzabaha ibyo mwitegekaho? Iby'abandi tubikijwe n'uyu mubiri, n'ubu buzima twaramukanye, burya n'ubutirano, dusa n'abari gusya ku rutirano. Birakwiriye ko rero uyu mubiri tuwurinda, uyu mubiri tuwukingira, ndetse warwara tukawuvura, kandi tukawugenga, tukawutegeka. Ntutegeke imitima, ahubwo imitima igategeka imibiri, kugira ngo ibyo abandi twaragijwe, ari uyu mubiri, ari ubugingo, ari n'impagarike yacu yose n'umutima, kugira ngo bitazabaho umugayo ubwo umwami wacu Yesu Kristo azaba agarutse. Ibyo muzabisoma mu gitabo cy'Abatesalonike urwa mbere mu gice cya 5 ku murongo wa 23. Hatubwira ko tugomba kurinda impagarike yacu yose, kugira ngo Yesu nagaruka azasange ari umubiri, ari ubugingo cyangwa se amaraso yacu nta na kimwe cyandujwe, tutararangaye, cyangwa ngo dutwarwe n'irari, cyangwa ngo dutwarwe no kwifuza, cyangwa ngo dutegekwe n'ipfa, maze twanduza amaraso yacu cyangwa impagarike, atazasanga turiho umugayo guhera ku birenge kugeza ku mutwe. Dukwiriye kurinda impagarike yacu yose kugira ngo tuzayimurikire Imana itariho umugayo. Icyo nacyo ni kimwe mu bidutera kuba maso. Nshuti bakundwa rero bavandimwe, ndagira ngo ingingo yo kuba maso naho ngaho twashaka kwerekeza, kugira ngo tuzahagarire imbere y'Imana, ari ku mubiri, ari ku mutima, ndetse no mu bwenge, twaramaze gutunganirizwa gusa na Yesu, mu bugwaneza bwe ndetse no mu kwiyoroshya kwe, tuzabe dusa nawe, ndetse mu mpagarike yose. Nicyo ngicyo iyo ngingo yitwa kuba maso, nicyo ngicyo yashaka kugira ngo idusobanurire. Rero nshuti bavandimwe, ni nayo mpamvu buri wese tumusaba kugira ngo abe maso. Iryo naryo ribe ihame rimugenga, kuko niba ari uwitirirwa izina rya Kristo, kuba maso birakureba, kuba maso birandeba, kuba maso biratureba, kugira ngo twirinde Satani, twirinde iby'isi kuruza abantu, twirinde gutegekwa n'umubiri, ngutegeke imitima yacu, kandi twirinde gutegekwa n'ibyangiza by'isi, cyangwa se twirinde guhubuka mu kuvuga, mu gukora, ahubwo ibyo dukora byose tukwiye kubikora turi maso, nta burangare, nta bujiji dushyizemo, ahubwo turi maso. Rero turaza kurebera hamwe nanone indi ngingo ya kabiri ikurikiyeho, itubwira ko ihame rya kabiri rigenga umukristo kwari ugusenga. Gusenga naryo ni ihame rigenga umukristo. Niyo mpamvu naryo dukwiriye kuryubahiriza. Indi ngingo nanone dushaka kuganiraho ni ingingo nanone muri ya mahame atatu agenga umukristo,
ni ingingo yo gusenga cyangwa se ni ihame ryo gusenga. Gusenga naryo ni ihame ryateguwe n'Imana rishoboza uwasenze gutsinda icyaha no gukuza icyiza kimurimo. Nicyo gituma Yesu nawe yaduhaye iyi nama cyangwa se akaduha iri sezerano agira ati, Mariko igice cya 11 ku murongo wa 24 haratubwira hati, nicyo gitumye mbabwira nti ibyo musaba byose mubishyizeho umutima mwizere yuko mubihawe kandi muzabibona. Gusenga ndagira ngo naryo ni ihame ridufasha ndetse rikadushoboza gutsinda icyaha no gukuza icyiza kiturimo. Muri iki gitabo cy'umurimo w'umukristo ku rupapuro rw'131 tuhasoma aya magambo atubwira atya ati, hari amabwiriza 3 agenga imibereho y'umukristo kandi ni ngombwa guhora tuyibuka niba tudashaka ko Satani atugwa gitumo. Mu bintu bidutsindira Satani tukamenya imitego ye tutarayigwamo no gusenga kurimo. Harakomeza hatubwira hatya hati, ayo mabwiriza ni ukuba maso, ni ugusenga no gukora. Noneho ni nayo mpamvu gusenga nako twabihawe nk'impano, tubihabwa nk'intwaro dushobora gutsindisha Satani aramutse adutunguye, bibaye ngombwa ko duhangana. Isengesho ni ihame ridufasha gutsinda Satani ndetse ririmo umugabane w'inshingano yacu, hakabamo n'umugabane w'inshingano Imana yaduteguriye. Mukristo ubwo kubasomya agatabo k'umugenzi, Mukristo ubwo yari mu rugendo rwe rwa gikristo, ava irimbukiro, ava mu mudugudu wa rimbukiro ajya i Siyoni, ngo yageze ku irembo ry'agakiza, ngo agera ku nkike yanditseho agakiza, maze ngo hasanga icyapa kiriho amagambo 3. Ijambo rya mbere ngo ryaravugaga ngo musabe muzahabwa, irya kabiri mushake muzabona, irya gatatu rivuga ngo nimukomanga ku rugi muzakingurirwa. We yakomanze kenshi ariko ntiyakingurirwa, kuko hari igihe cyinshi dusenga dusaba gutabarwa cyangwa se guhabwa ibyo dukennye, ariko tugatinda gusubizwa kugira ngo Imana igenzure irebe koko yuko ibyo twasabye twari tubikuye ku mutima. Niyo mpamvu aha hatubwiye ngo nicyo gitumye mbabwira nti ibyo musaba byose mubishyizeho umutima mwizere yuko mubihawe kandi muzabibona. Ikivuye ku mutima cyose rero Imana igiha agaciro, kuko ijambo ry'Imana ritubwira ko ubukene bwacu aribwo buduhakirwa ku Mana, bugatuma Imana itwumva ikadusubiza. Gusenga rero naryo ni ihame. Mu gitabo cya Zaburi mu gice cya 56 ku murongo wa 9 naho hatubwira uruhari rw'Imana mu masengesho dusenga. Zaburi 56 ku murongo wa 9, abafite Bibiliya nini 5-7 ni ku murongo wa 8, hatubwira hatya hati, ubara kurorongotana kwanjye, ushyira amarira yanjye mu icupa ryawe, mbese ntibyanditswe mu gitabo cyawe. Aha havuze ibintu bigera kuri 3. Icya mbere ni ukurorongotana. Kurorongotana kuvugwa aha ngaha ntabwo ari ukuyoba, ntabwo ari ugusubira inyuma, ntabwo ari ukugwa, ahubwo ni ukuzazanirwa cyangwa se ni ugucanganyikirwa, vuze mu mvugo y'iki gihe. Nabyo biri mu bintu Imana ikurikirana cyane, uko umuntu yahangayitse, uko yababaye, uko yamerewe nabi, nabyo Imana irabibara maze ikabizirikana, ikabikurikirana kugira ngo ibishakire ibisubizo. Icya kabiri, ushyira amarira yanjye mu icupa ryawe. Ifite n'icupa yishyiramo amarira y'abayitakira, uduhinda tw'abatuye mu isi, abayisenga, abayiyambaza. Ifite aho ibika uduhinda twabo maze ikabashakira ibisubizo. Icya gatatu, mbese ibyo byose ntibyanditswe mu gitabo cyawe. Bigaragara ko amakene ya buri wese Imana ifite aho yandika mu gitabo cyayo,
nk'uko tubisoma mu gitabo cy'uwifuzwa ibihe byose ku rupapuro rwa 257 mu cy'ikinyarwanda, naho mu gifaransa ni ku rupapuro rwa 303, aho bavuze bati havuzwe ijambo rikomeye, aravuga ngo abantu bose bashikamisha uguhitamo kwabo ubwami bwa Kristo, ubwami bw'urukundo no gukiranuka n'amahoro, maze akaba aribwo bagira ikiratwa cyabo, abo bose bazitwe ku isi itazashira kandi izahoraho. Abo bose nta mugisha n'umwe babura muri ubu bugingo. Mu gitabo cyandikwa mu igenamigambi mu ijuru, muri gahunda y'Imana, buri wese muri twe afite y'urupapuro rwe yihariye. Kuri iyo paje handitsweho amateka y'akantu kose kazabaho mu mibereho yacu, ndetse n'imisatsi yo ku mitwe yacu yose irabazwe. Noneho ntimukiganyire, ahubwo ibyo mushaka byose bijye bimenywa n'Imana, mubisabiye mubyingingiye mushima, nibwo amahoro y'Imana ahebuje rwose ay'umuntu wese yamenya, ngo azarindira imitima yacu n'ibyo twibwira muri Kristo Yesu. Ntawe ukwiye kwiganyira rero, kuko amakene yacu yose mu masengesho, mu gutaka kwacu, Imana irayazi, irayumva, kandi ifite naho yandika amakene ya buri wese kugira ngo imushakire ibisubizo nk'uko umubyeyi azigamira abana be. Rero ibyo nanone biri mu nshingano z'Imana, kuko yavuze ati nabahetse mukiri mu nda, Yesaya 46:3, mbaterura mukivuka, ndi umukiza, muzarinda imvi z'iburiyenzi nkibaheka, ninjye waremye ninjye uzaheka, ni koko nzaheka kandi nzajya nkiza. Izo ni inshingano Imana yiyemeje kuduheka no kudukiza, ikatumenyera amakene, biri mu nshingano zayo z'ibyo yadusezeranije. Ni ibyacu rero kwishyuza ayo masezerano, kandi uzaba uhemutse, uzaba utsinzwe nuramuka wirengagije gusaba ubwo bufasha cyangwa se gusaba ubwo butabazi, kandi ku munsi wo kugeragezwa uzasangwa udashyitsi cyangwa se uzatsindwa vuba. Rero gusenga naryo ni ihame rimwe mu mabwiriza agenga umukristo. Reka twumve uko umwuka w'ubuhanuzi ubitubwira mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, mu gice ku rupapuro rwa 347. Haratubwira hati: ishengesho n'uburyo bwatoranijwe n'ijuru bwo kudutera gutsinda ku rugamba rwo kurwanya icyaha no gukuza imico ya Gikristo. Imbaraga z'Imana zigenera n'igisubizo cy'ishengesho ryo kwizera zizashoboza uwasenze guhabwa ibyo yasabye byose. Dukwiriye gusenga dutya tuti: Data wa twese uri mu ijuru, utubabarire ibyaha byacu, uduhe imbaraga y'umwuka wera, uduhe imico nk'iya Kristo, uduhe ubwenge bwo mu ijuru, uduhe n'imbaraga zo kurangiza umurimo wawe. Tugasaba guhabwa impano yose yasezeranywe, kandi isezerano ryayo ni ngo musabe muzahabwa. Ibyo biri muri Matayo mu gice cya 7 ku murongo wa 7. Tusanze ko gusenga dukwiriye gusaba guhabwa imbaraga y'umwuka wera, tugasaba guhabwa imico nk'iya Kristo, tugasaba guhabwa ubwenge bwo mu ijuru, tugasaba guhabwa imbaraga zo kurangiza inshingano twahawe muri iyi si. Burya abavandimwe, gusohoza umugambi w'agakiza kacu ni ukubaho dufite icyo twimariye, tukabaho dufite icyo tumariye abandi, kandi tukaberaho guhesha Imana icyubahiro. Icyo nicyo twahamagariwe, uwo ni wo mugambi w'agakiza kacu, ngicyo icyo Imana yaturemeye, kuko yavuze iti murabona aremeye kumpesha icyubahiro. Rero dukwiye kubahisha Imana. Burya bizaba ari igihombo, byaba ari akaga kubona bwije ukabona burakeye burije, nta muntu uguhaye ukwifurije umugisha kubera ibyiza wamugejejeho, nta muntu ushimye Imana kubera wowe. Birakwiriye ko Imana ishimwa kubera ukubaho kwacu, kubera ibikorwa byacu, kubera kubungira akamaro kwacu. Ibyo bigatuma Imana ihimbazwa, kuko umuntu w'Imana yashimwe, Imana ibihimbajwe. Iyo umuntu w'Imana agawe, izina ry'Imana riba ritutswe mu bapagani, nk'uko byanditswe ngo izina ry'Uwiteka ritukwa mu bapagani nk'uko ku bwanyu nk'uko byanditswe. Umuntu w'Imana rero akwiye guhimbarisha Imana, agatuma ihabwa icyubahiro, agatuma ndetse nawe ubwe agahindukira abandi umugisha, nawe bakawumwifuriza. Ndagira ngo icyo nicyo
gusenga bitumariye. Niyo mpamvu ahangaha batweretse ko dukwiriye no gusaba imbaraga zo kurangiza inshingano twahawe muri iyi si. Ihame rero ryo gusenga naryo ni rimwe muri bigenga abakristo. Burya abavandimwe nta waba umukristo adasenga, nta waba umukristo atiga ijambo ry'Imana, nta waba umukristo ahora asunikwa, ahora ahendahenderwa iby'Imana, ahora akururwa, ahora abihatirwa, kuko nta wigeze aba umukristo bitewe no guterana gusa. Nta wabaye umukristo kubera yagiye mu rusengero, nta wabaye umukristo kubera yagiye mu giterane. Ahubwo kuba umukristo ni ukubana n'Imana, ni ugusa na Kristo mu bugwaneza no kwicisha bugufi. Rero ihame cyangwa se ibwiriza ryo gusenga naho ngaho twashaka ko ritwerekeza. Noneho irindi hame rya gatatu rigenga umukristo ni ugukora. Gukora ni itegeko ry'Imana nk'uko tubisoma mu gitabo cy'Abatesalonike urwandiko rwa 2 igice cya 3 ku murongo wa 10. Hatubwira ngo iki? Hatubwira hati, kuko iki aricyo twabategetse tukiri kumwe namwe, ngo umuntu wese wanga gukora ntakarye. Iri ni ihame ngo ababyeyi bakwiye kubwira n'abana babo, bakababwira bati uwanze gukora ajye yanga n'ibyo kurya, ajye yanga n'ibiryo, yange no kurya rwose abireke, kuko udakora ntakarye. Ndagira ngo ni n'itegeko ry'Imana, riri mu mategeko Imana yategetse. Nimusoma mu gitabo cyo Kuva mu gice cya 20 ku murongo wa 9 haranditse ngo mu minsi 6 ujye ukora. Ni naryo ihame ryahawe ababyeyi bacu ba mbere Adamu na Eva, bategetswe yuko bagomba gukora kugira ngo nanone bagere ku ntego Imana yabaremeye. Reka twumve icyo uko bivugwa mu gitabo cy'uburezi, paje ya 24 y'igitabo cy'uburezi. Haratubwira hati, Adamu na Eva bari barahawe inyigisho yo kwita ku ngobyi ya Edeni kugira ngo bahingire ibirimo kandi bayirinde. Itangiriro 2 umurongo wa 15. Kabone nubwo bari abatunzi mu byo nyiri ibiremwa atanga byose, ntabwo bagombaga kuba imburamukoro. Bahawe umurimo w'ingirakamaro nk'umugisha. Burya bavandimwe, gukora ni umugisha kugira ngo ukomeze umubiri wabo, ubatera imbaraga. Icya kabiri, wagure intekerezo zabo maze barebe kure kandi bibashoboze no kuba maso. Icya gatatu, kandi bikuze imico yabo myiza. Gukora rero bitera imbaraga mu mubiri, bigatera intekerezo zagutse, ndetse bigatera n'imico myiza ikaguka, ikaba ikiyongera kandi karushaho gutera imbere. Burya cya gihe umuntu avuga ati imyaka yanjye ni yera, nzajya gusura mugenzi wanjye, mushyire ibyo kurya, mushyire ipfukire. Abandi bo abadakora, abanebwe, abavuga ati iyo myaka izera ryari ngo nyibe, maze bigatuma agwa mu bishuko, kuko amaboko n'intekerezo bidakora bihora byiteguye kugwa mu mitego ya Satani. Niyo mpamvu iyo umuntu ari gukora nk'uko bivugwa muri iki gitabo cy'uburezi, ngo inshingano ziba zibwira Satani ngo bumuretse aracyahuze, ntabwo yari yabona umwanya wo kwita ku gishuko cyose gitambutse. Gukora rero birinda umuntu ibishuko, gukora biragukingira bikakurinda, gukora bigutera igikundiro, gukora bitera ikiruhuko, gukora bitera umunezero, naho kudakora bigatera indwara. Ibyo nanone muzabisoma biri ahantu henshi cyane, nk'uko tubisoma no muri iki gitabo ko gukora ari umugisha. Mu gitabo cy'umurimo w'umukristo paje 233 harimo aya magambo dusoma. Atubwira hatya hati, umurimo wacu muri iyi si ni ukubaho dukorera abandi byiza, tukabahesha umugisha, tukanabacumbikira. Ikidukereje hano ku isi ni ugukorera abandi byiza, ni ukubahesha umugisha, tukanabacumbikira. Bitewe, hepfo barakomeje baravuga ngo bitewe nuko bene data badakunda gucumbikira abashyitsi cyangwa se gukoresha iyo mpano, muri rusange badakunda gucumbikira abashyitsi, kandi bakaba badasoza inshingano yabo buri gihe,
abantu bakeya bagaragaza ubushake bwiza kandi bakanezezwa no kwishyira mu mwanya w'abari mu makene, bikoreye inshingano iremereye cyane, kandi abakoresha ayo mahirwe bahorana umunezero mwinshi. Rero ni nayo mpamvu ngo n'ibyo dukoresha ducumbikira abashyitsi, abamarayika barabyandika bakabizirikana kandi bakabitwitura, ndetse bakazagarura n'indishyi zabyo, kuko Imana izi neza ko mu muntu nta cyiza kibamo, ahubwo gutanga kose kwiza n'impano yose nziza bituruka kuri se w'imico iha bose itimana kandi itishama. Ni nayo mpamvu kugira neza gukomoka ku Mana, kugira nabi kugakomoka kuri Satani. Rero niyo mpamvu tubereyeho hano mu isi guhesha abandi umugisha, ndetse tukaberaho kubacumbikira no kubakorera ibyiza. Icyo nicyo kidukereje muri iyi si, kandi gukora ibyiza bitera umunezero, naho kudakora bigatera indwara. Umunezero uva mu byiza ukiza indwara nyinshi. Mu gitabo cy'Umubwiriza mu gice cya 3 ku murongo wa 12 harimo aya magambo atubwira ngo yuko ari nta cyiza kiriho kibarutira kunezerwa no gukora neza igihe bakiriho cyose, kandi ko umuntu wese akwiriye kurya no kunywa no kunezezwa n'ibyiza by'imirimo ye yose, kuko nabyo ari ubuntu bw'Imana. Gukora ibyiza bitera umunezero, kandi nabyo ni ubuntu bw'Imana. Njyewe namwe rero twagiriwe ubuntu, nshuti bavandimwe, reka twimenyereze aya mabwiriza agenga umukristo, ariyo yitwa kuba maso no gusenga ndetse no gukora. Gukora ni itegeko ry'Imana nk'uko mwamaze kubyumva. Gukora ni ihame n'inshingano. Gukora byongera ubwenge, gukora birinda umuntu ibishuko, gukora bitera umunezero, gukora bikiza indwara nyinshi, kandi gukora bitera gukundwa, bigatuma umuntu agira igikundiro ndetse no kwishimirwa n'abandi. Muri iki gitabo cy'umurimo w'umukristo, urupapuro rw'131 harimo aya magambo atubwira atya ati: umuntu wese watura ko ari umukristo abasezeranye ko azaba umukozi w'iby'umwuka, ushoboye umurimo wa shebuja, ushoboye gukora umurimo wa shebuja, kandi akaba n'umunyamwete ufite ishyaka mu murimo wa shebuja. Aha haratwereka neza ko nta mukristo uba umunebwe, nta mukristo uba inyanda, nta mukristo ushobora kuba imburamumaro. Niyo mpamvu abantu bose baramuka badakoresha imbaraga zabo, abantu bose badakoresha ubwenge bahawe, ntibakoreshe imbaraga zabo, ntibakore uko bashoboye kose ngo bagire umwete no kwihangana mu mirimo, ndetse ngo bagerageze no kugira ishyaka ryinshi no mu mirimo isanzwe y'umubiri, ndetse ngo no mu bucuruzi. Uwo mwete muke bagira mu gushakisha no mu gukora imirimo, muzabakurikirana no mu by'umwuka. Abanebwe mu gushaka iby'isi ni nabo banebwe mu gusenga, ni nabo banyamwete mukeya mu gukorera Imana no mu kuyishaka. Muri aya masaha rero, reka Imana ibahera umugisha muri bikeya mwumvise, kandi ubwo dusatiriye iherezo rya byose, Imana iduhe kuba maso, iduhe umwete wo gusenga, iduhe no gukora ibijyanye n'ijambo ryayo, nk'uko bivugwa mu gitabo cy'uburezi paje 210 haratubwira ngo umunsi w'Uwiteka uregereje. Biradusaba kwiga byinshi mu gihe gito, bikanadusaba kugorora imico yacu mu gihe gito, kandi bikanadusaba gukora byinshi mu gihe gito. Imana ibidushoboze kandi bitubashishe kugira ngo bizabe umugabane wacu, kandi iherezo rya byose nirigera tuzagira amaherezo y'abakiranutsi, mu izina rya Yesu umwami wacu, amen. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose, buwembura imitima yari yarabye, bugakiza imibiri yamunzwe n'indwara. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose, ivugurura iyo rigeze mu mutima, riga ibyaha byari byibasiye umuntu,
ubwo imibereho igahinduka misha, hashinga umushinga wo kunezeza abandi.